لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala, sabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangirangendo be n'abazagumya kugera ikirenge mu cyabo kugera ku munsi w'ibarura ari wo munsi w'imperuka. Mbere ya byose rero ndabanza nshimire ubuyobozi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, nshimire komite y'abayisilamukazi ishinzwe iterambere, nshimire namwe mwitabiriye aya mahugurwa. Nkeka ko buri wese hari icyo azatahana, kubera ko ibiganirirwamo nibibafitiye umumaro haba kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. Nge rero nk'uko babibabwiye, nitwa Sheikh Munyezamu Ahmed, nkaba nahawe umwanya wo kugira ngo nze tuganire ku bumenyi bukwiye umuyisilamu n'igihombo mu kubutakaza. Ubumenyi bukwiye umuyisilamu n'igihombo twabona cyaba kuba butakaje. Muri make reka mbanze mbasabe dusubiremo aya imwe na hadithi imwe, kubera ko arizo zubakiye ku biganiro tugiye kuganira. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati waqulu zidni waqulu rabbi zidni ilma. Murayizi? Noneho ntabishanzanye ntabyo. Naam, twese hamwe rero waqulu rabbi zidni ilma. Aha, iboneka muri suratu Tauba. Iyi mpamvu mvuze ngo twese tuyisubiremo ni nk'ibanga mbazaniye ryo kugira ngo igihe mwagiye mu bizamini ijye biduwa yanyu mujya muyisoma se, cyangwa tujya mu kizamini ducurana? Haro n'abatibuka no kuvuga bismillah, sibyo? Hadithi yindi yo iratubwira iti man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Ati uwo Imana, uwo Allah yifuriza ibyiza, amuha gusobanukirwa no kumenya idini. Sibyo dushaka twese? Dusubiremo man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini. Utuntu tubiri tudutahanye tukazaya tubivuga abantu bose bakumva ko turi abashekati, sibyo? Ntimukakavuge kandi mufite ipfunwe n'isoni. Nagira ngo mbere ya byose mbabwire ko ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro gituma buri wese asobanukirwa mu kuzamufasha kuba mu byo arimo azi uburemere bwabyo. Twese hano nta watumiwe atari umunyeshuri, sibyo?
twese hano turi abanyeshuri, kandi ubu bamwe bari muri segonderi, abandi bamaze kwandikisha ejo bundi kwinjira nabo muri segonderi, sibyo? Bityo rero dukwiye kumenya ngo ubumenyi ni iki. Ubumenyi bukwiye umuyisilamu ubusanzwe ni ubuhe? Ubu bumenyi tugiye kuvuga ni ubumenyi bwubatse iyi si, ni ubumenyi butuma njyewe nawe nk'abantu bidufasha kubaho duha buri kintu cyose agaciro kacyo. Iyo tuvuze ubumenyi muri Korani havugwa ijambo ilmu. Waqulu rabbi zidni ilman. Ilmu niyo tuvuga ilimu muri zarwa cyarabu cyacu cy'ururimi rudakomeye. Ilmu rero iyo tuvuga ilmu ni ubumenyi rusange, ntago turabasha kuvangura ngo wiga ubwubatsi, uwiga ububaji, uwiga ubuhinzi, uwiga ubudozi, uwiga kubaga, uwiga ubumenyi bwose muri rusange. Aha ilmu ivugwa ni ubumenyi budasesenguye, ari naho turi buze kubona ibice bigize ubumenyi, buri wese aze kuhumviriza neza kugira ngo amenye ibyo agomba, amenye no kumenya uko yita ku byo ashaka. Ubumenyi rero iyo tuvuga ubumenyi, Allah subhanahu wa ta'ala arema Adamu alayhi salatu wassalam, mu kintu cya mbere yabanje kumuha ubumenyi bwo kumenya ibimukikije, kumenya ibimukikije, amenye ngo aba ni abamarayika, amenye ngo ibi ni ibiti, amenye ngo iyi ni imigezi. Witiranye n'umusozi, uwo muntu unamubajije ngo aha haruguru iki kintu kirekire gihari ni iki, akakubwira ngo ni Nyabarongo, wahita uvuga ngo uyu muntu yaracanganyikiwe. Ubu bumenyi bw'ibanze rero tugira nibwo budufasha twebwe ubwacu kumenya ibintu byiza bitukikije duhorana nabyo. Iyo tuvuga rero ubumenyi, abenshi twese tuzi ko ubumenyi buba mu mutwe. Iyo bwavuye mu mutwe umuntu aba umusazi, ariko sibyo. Ubumenyi aba yabushyize mu muntu, icyerekezo cyabwo ni Allah subhanahu wa ta'ala uzi imiterere yaho biri. Nubwo twe tuvuga ngo ubwonko buzima, ariko ubumenyi Allah guha nk'umuntu bubanza gushingira ku cyo twita roho. Roho rero si ubwonko, roho si uyu mutima w'inyama tubona, roho ni uyu mwuka utugize udashobora kumenya ngo wiremute, uba mwinshi ute, ugabanyuka ute n'ibindi. Aha rero nagira ngo mbanze mbabwire ko twese uko turi hano, Allah subhanahu wa ta'ala mu bumenyi aduha, abuduha kugira ngo mbere ya byose tubanze tumumenye. Ntabwo tumumenya kubera ko tumwiga, ahubwo tumumenya kubera ibimenyetso yashyizeho bidashidikanywaho. Allah subhanahu wa ta'ala ati falyanzuru al-insanu mimma khuliqa. Umuntu
azabanze yirebe imiremekere ye, umuntu aremye ate. uwo ni Allah utwohereza kugira ngo mu bumenyi bwo kugira ngo tumumenye neza tubanze twihereho, kubera ko niwe waturemye, niwe utuzi ubyibushye n'unanutse, ucumbagira n'udacumbagira, ubona n'utabona. aha rero niho Allah subhanahu wa ta'ala anyuza bwa bumenyi bwe kugira ngo twebwe turebe dusobanukirwe. icya kabiri, mu nzira mwebwe murimo, Rasulu sallallahu alayhi wa sallam atubwira ngo iki. hari abantu bazi ko kwiga ari ukujyayo ukarangiza umuhango ukagenda ukiga ugataha, watsindwa mudira akakubwira nabi n'ibindi. oya, intumwa y'Imana iratubwira ngo man salaka tariqan, uzaramuka afashe umugambi akajya mu nzira yo gushaka ubumenyi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, iyi nzira akayijyamo nta kindi agambiriye uretse gushaka ubumenyi, uretse gushaka ubumenyi. intumwa y'Imana ikomeza itubwira ngo salaka Allahu bihi tariqa ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amuyobora inzira imuganisha kujya he? muri aljana. bivuga ngo iki rero? bivuga ko uyu muntu wagiye gushaka ubumenyi, iherezo rye nabishaka neza akabikora mu buryo bwiza, iherezo rye rizaba kuyigororerwa aljana. ako twakumvishe. bivuga ngo nubwo wiga, waba uwa mbere mu ishuri, waba uwa nyuma mu ishuri, ariko umutima wawe uri mu gushaka ubumenyi, iherezo ryawe riba mu kujya he? muri aljana. reka mbahe urugero ruto cyane rubereka ko iyo murimo gushaka ubumenyi muba muri mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. murebe ku bigo by'amashuri, ku bigo by'amashuri hari abarangije umwaka wa 6. turi kumwe hano? mushyire hejuru mbibariza akabazo. yego. ku kigo cyanyu abanyeshuri mu myaka 6 hamaze, hapfuye abanyeshuri bangahe mu kigo cyanyu? nta n'umwe. 6? 5. uw'inyuma wari uzamuye wundi. buriya ni gake uzajya wumva ibyago byaje ku ishuri ngo umunyeshuri yapfuye, kandi ngo yapfiriye ku ishuri. ngo yapfiriye ku ishuri. buriya mu cyegeranyo ni uko abantu bose bariho bashaka ubumenyi, Allah subhanahu wa ta'ala bamanurira abamarayika, abamarayika bakabatwikiriza amababa yabo. ariyo mpamvu ushobora kurwara igifu ukakibana imyaka 6 mu ishuri urimo kurya za nkoko, sibyo? zikajyamo zikivuruguta muri icyo gifu, ariko ukazahasohoka amahoro. ushobora kunywa amazi utazi uburemere bwayo, yayandi mwavomye mu kigega,
ukayanywa icyo gihe kandi ukazahasohoka amahoro. Ibi byose rero mbabwire ngo ubu bumenyi mushaka ni ubumenyi bubagirira neza. Nagira ngo rero nongere mbibutse ko ubumenyi tuvuga muri Islam bugomba kugirira umuyisilamu akamaro. N'ubumenyi burimo ibice bibiri. Hari ulumu shar'iyya, hari ubumenyi bushingiye ku mategeko ya Islam, hakaba na ulumu alhayatiyya, hakaba n'ubumenyi bw'ubuzima rusange, ari byo twita ubumenyi bw'ikizungu n'ibindi. Buriya iyo urimo wiga Icyongereza uba wiga ubumenyi rusange. Kubera iki? Ntabwo twese ari ngombwa ko twiga Icyongereza. Harimo n'undi urimo kwiga Ikidage, hari n'undi urimo kwiga Igishinwa, harimo kwiga Igiportigale n'ibindi. Mu bumenyi rero bushingiye ku mategeko ya Islam, nuko ubu bumenyi ari ubumenyi buri wese agomba kumenya. Agomba kumenya halal, akamenya na haram. Ibyo sanze Sheikh Atijari ya hano arimo kubigisha. Ubu bumenyi bushingiye ku mategeko ya Islam ni ubumenyi bwa bundi twavuze ngo uwo Allah ashaka kwifuriza ibyiza amuha gusobanukirwa iki? Idini. Amuha gusobanukirwa idini. Tugomba kumenya ko inna dina inda Allahi al-Islam. Idini rifita agaciro kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Islam. Kuko yongera akatubwira ati wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ibyo uzakora bizaba impfabusa, kandi no ku munsi w'imperuka uzaba mu banyagihombo. Byo mvuga biri kumvikana. Amahitamo yacu rero mu bumenyi dushaka, ubumenyi bugomba kuba bushingiye mu gusigasira no kwita ku idini yacu, kwita kuri Islam. Hari ubumenyi bwinshi ndibuze kubabwira, nituburondora murahita muvuga ngo uzi koko ari byo. Uriga, ukore, ujye utera imbere n'ibindi, ariko ibyo ubamo byose bizirangirire aho ugenda ushinga ikirenge unagishingura. Ibyo ntibizaguherekeza. Ikindi nanone nagira ngo mbabwire cyane mwebwe b'urubyiruko, mwe muri imperekeza nziza z'ababyeyi, muri uwamuremye ari Allah subhanahu. Ntubone ibyabaye utangire gutekereza ngo baranzira. Numenye ibikubayeho utangire wirukire ku muntu uti imamu wamfashije, wallahi mfite umuturanyi w'umurozi n'ibiki. Nta bimenyetso bihari, nuko wabyishyizemo. Uhungabane. Nugera ku byiza, mbabwire mwebwe ibyiza byanyu ni ukubona ubu wa mbere. Buriya kuba uwa nyuma byo si bibi da. Kuba uwa nyuma si bibi, ariko byose biramugomba kumenya ko byubakiye muri kadari. Mu ishuri hagomba kubamo uwa mbere, hakabamo n'uwa nyuma. Kabone n'ubwo mwese mwagira amanota angana, ariko umwe bazamuhamagara mbere, undi bamuhamagare nyuma, ubwo yitswe ko ari we wabaye uwa nyuma. Sibyo?
Qadari rero ntushobora kuyimenya utazi ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nacyo gituma abantu abenshi bahuzagurika. Tukongera tukagaruka mu kumenya amategeko ya Allah. Nimugoroba narindimo mbazwa ngo ari kubundi amategeko ya Allah ni ayahe? Harimo yazo. Reka mve mu ntebe hano mbegere kugira ngo ntaza nkababwirira kure nk'ibeshya. Amategeko ya Allah tuvuga ni ayahe? Haguyazi. Aha, wasinziriye reka mbari we mbyutse. Iyo tuvuga amategeko ya Allah wumva iki? Aha, iyo tuvuga amategeko ya Allah mubanze muyumve. Abasari ni bande? Urwa kubera ko mama wawe cyangwa papa wawe yagusunitse ngo bikore, ngo kubera ko ariko mama bishaka cyangwa ariko papa bishaka. La, twabisobanukiwe. Iswara ni iki? Ni itegeko. Icya kabiri, kubaha ababyeyi. Kubaha ni itegeko. Kubaha ni itegeko, kubera ko kububahuka biri mu byaha bikomeye biremereye. Allah subhanahu wa ta'ala ati وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kubaha ababyeyi, kugirira neza ababyeyi ni itegeko. Ni itegeko Allah yagereranyije nko gusenga, arabyegeranya. وَقَضَى رَبُّكَ, Imana yategetse ko nta wundi muzagaragira muzasenga uretse we. Ati wabil walidaini ihsana, arangije itakurikizaho ngo kandi no kugirira ababyeyi neza. Ibi rero nagira ngo mbabwire ko iyo tuvuga amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala yubakiye ku bintu bibiri. Nuko no gutegeka no kubuza. Gutegeka no kubuza. Aba yagutegetse gusenga, aba gutegetse kubaha ababyeyi, aba gutegetse gutanga sadaka, gutanga zaka, aba gutegetse gufunga ukwezi kwa Ramadhani, kutiba alaykumus siyam, ni itegeko. Aba gutegetse gukora hijja, wa adhini fi nas bil hajj. Allah tegeka Ibrahimu alayhi salatu wassalam, aramubwira ngo bwira abantu ko bagomba gukora umutambagiro mutagatifu. Ibi mvuga ni amategeko agusaba gukora. Hari n'amategeko agusaba kureka. Muri yo yego, vuga cyane kugira ngo batwumve. Kureka gusuzugura ababyeyi, icyo twita uququl walidain, kubahuka ababyeyi ukabatesha agaciro n'ibindi. Ariko hari n'ibindi tubuzwa abakobwa cyane cyane. Hari ba boyfriend harya tugira, nibyo turabagira. Aha, harimo ababa bafite babyikirije, wenda we ntawe.
kirazira kikaziririza umwana w'umukobwa kugira boyfriend. Kirazira kikaziririza. Allah subhanahu wa ta'ala rero aradutegeka. Ubwo ndagira ngo mbabwire aya, ntihagire uvuga ngo wenda she nibyo yivugiye. Buriya boyfriend iyo umufite aba ari ikigeragezo kuri wowe. Abati la taqrabu zina innaha fahishatun wa sa'a sabil. Mu bimenyetso boyfriend buriya ashobora kuza ariko azakubera umugizi wa nabi. Nibyo? Kazajya ubona ahora kwikuba hagira ngo muhuze utubuno. Urumva? Wowe kagira ngo wenda nuko murimo kwagura icyicaro. Ibyo mubyitondere. Ako nakambere mbabwiye ko Imana nanone idutegeka itubuza. Sibyo? Imana nanone idutegeka kwambara tukikwiza, byo simbigarukaho, Sheikh Tijari yamaze kubivuga. Sibyo? Byo numvishe munabazaho byinshi. Ariko buriya kwambara ukikwiza, ni ishema kuri wowe, ni n'agaciro Imana yaguhesheje. Bityo kirazira kwishishura, reka mbyite kwishishura. Sibyo? Nga wambaye agakanzu kakuboshye, niba wambayemo igikabutura kigushushanya, nuri hirya uri tapi rouge arimo arabibona. Mubyirinde. Ibi rero muri aya mategeko navugaga, harimo amategeko adusaba gukora, hakaba n'amategeko adusaba. Nibyo? Hari itegeko ritubuza kwiba. Itegeko ritubuza kwiba. Intumwa y'Imana iti man ghashana falaysa minna. Umujura ntari muri twe. Hari igihe nigeze kubibwira umunyeshuri, niyicarira nka hariya ndimo gusiriveya, none ngiye kubona mbona ashyize telefone hano yafotoyemo sirabise yose. Ndangije ndagenda mufata miri, ati shehe wambabariye. Kumubabarira kwiza no kumuha akazeru keza. Urumva? N'agatelefone bakajya kukabika. Ibyo abenshi bakora amakosa, ntabwo ari uko baba batayazi, ahubwo baba bavuga ngo ni debriyevu, twiyaranje nyine turebe. Rega buri utahanya akabirete ka mbere gashingiye ku kumfasha bwenge, hari igihe wumva ko bishamaje. Aya mategeko rero navugaga ashingiye ku bintu bibiri: gutegeka gukora no gutegeka kubuza. Ibi bintu tugomba kubyirinda cyane. Iyo rero tuje muri aya mategeko, muri ubu bumenyi sori navugaga, mu bumenyi harimo ibintu bibiri. Harimo ilmu yitwa fardu kifaya na ilmu fardu aynun. Mu bumenyi umuntu wese agomba kumenya. Ubumenyi buri muntu wese agomba kumenya. Fardu aynun. Ubu ni ubumenyi busabwa kuri buri wese. Gwino. Ego. Gwino. Urahari yuze hano gato. Ubumenyi buri wese asabwa kumenya.
soma suratul Fatiha. Sigaje 10. Banyongereye kenzi se nibyo bambwiraga ko bongeyeho kenzi. Yego na ndimo ndagana ku musozo tuhita tujya ariko mu bibazo si byo se. Yego baze kukongera jinza igizana ejo iyo bakongera. Ubu ni ubumenyi bw'ibanze nibyo si mutomboye se arubwo tuziranye, ariko ndabahamiriza kuba ari ubumenyi bw'ibanze kuko ni ubumenyi bumufasha guhagarara mu iswara. Nibyo ni ubumenyi bumufasha guhagarara mu iswara, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala waturemye yanadutegetse kumugaragira, sibyo? Asante sana. Mu bumenyi rero tuvuga harimo ubumenyi bwo kwambaza umuremyi wawe. Ndabona bamwe wese bankwepa, barimo kunkwepesha amaso ngo nabahagurutse. Ubumenyi bwa kabiri ni ubumenyi rusange, ubumenyi bwo kumenya Imana yawe. Ubwo navuzemo tawhidi, ubu mvuzemo fiqhi, twigisha gusari, katwigisha gukora isuku n'ibindi. Ese hari umuntu wajya gusara adatawaje? Iyo amazi yabuze bigenda bite? Aratayama. Ubu bumenyi ni ubumenyi bw'ingenzi. Muri ya mategeko rero yandi fiqhi, ukaza kumenya sira, ukamenya, ubwo ni ubumenyi bw'ibanze kuri wowe. Hakaba rero na ilmu fardhu kifaya. Fardhu kifaya ni ubumenyi budasaba ko bimenya bose, bumenya bose, ariko bamwe muri biyo babumenye abandi babyungukiramo, ariko buzaba icyorezo hatagize ababumenya nanone. Twese icyo gihe tuzabihanirwa, twese icyo gihe tuzabihanirwa. Reka mbahe urugero ruto cyane. Dufate nk'umuntu kumenya koza imayiti, koza uwapfuye. Ntabwo ari ubumenyi bugomba buri wese, ariko ni byiza buri wese abimenya. Ariko haramutse hatabaye muri twebwe abantu bashobora gufasha abandi muri iki gikorwa, icyo gihe twese ino mbaga turabihanirwa. Turakora iki? Turabihanirwa. Ni nko ariko se nagiye mbona harimo abantu bato nkeka ko ibyo ndi buvuge biba bishya kuri bo. Hano harimo abantu batari basarira umurambo, nibyo? Aba harimo turebe. Oya, wikwihisha kutabimenya si igisebo, ahubwo byagufasha guhita umenya uburyo bikorwa. Dushyire hejuru, twishyira gutya, ariko uranga ko babimenya. Na gusarira imayiti ni ubumenyi bw'ibanze bwa ngombwa. Harya bigira rukuzingahe? Nta rukubigira, nta nazana batora. Ni iswari ikorwa ite ubwo? Ni iswari ikorwa ite? Ikorwa umuntu ahagaze, ushobora no kuyikora wicaye bitewe n'ahari y'ubuzima ufite.
ni iswara itagira azana, ntigira iqama, ni iswara ukora ibigizwe na takbira. Nibyo kera tukiri abana baravuga ngo duhaguruke dusarire uwapfuye. Imam akajya imbere y'imayiti agahagarara hano. Suratu al-Fatiha turagafashe. Takbira ya mbere Allahu akbar, alhamdulillah, usoma bucece suratu al-Fatiha. Takbira ya kabiri usabira intumwa. Takbira ya gatatu ugasabira uwapfuye. Niba ari umugabo mu Cyarabu hari uburyo usoma ukoresha icyo twita dhamiri nsimburazina. Niba ari umugore nanone ugakoresha insimburazina igaruka ku mugore. Takbira ya kane ugasoza utanga salamu. Ntibyoroshye. Ubu bumenyi rero tutabufite twese twabihanirwa, kubera ko muri twe hagomba kubamo abakora iki gikorwa, kuko ni ngombwa. Gupfa muri twebwe ni itegeko, kandi n'abakora iyo serivisi bagomba kuba bari muri twe, icyo kikavaho. Hakaza rero ubumenyi rusange, ari nabwo abenshi mwebwe murimo. Ubumenyi rusange tuvuga aha ni ubumenyi, hano harimo abiga mege, harimo abiga MCB, harimo abiga MPG, harimo abiga mu bumenyi rero ubu tuvuga ni ukuvuga ngo ni ubumenyi rusange, icyo twita ubumenyi bw'ikizungu, cyangwa ubu ni ubumenyi buri muntu wese ashaka, ariko butari itegeko kuri rusange. Ubu ni ubumenyi bwa bundi bwa mbere navuze, uko ubukora ububonera isawabu. Igikorwa n'ubu ugiye gusarira imayiti ufite isawabu, niba ugiye koza imayiti ufite isawabu, niba ugiye gutanga sadaka ufite isawabu, ariko ntabwo kujya kwiga shimi biguhesha isawabu. Nibyo isawabu zizaza ryari rero? Zizaza cya gihe uzabyiga ukabinoza, ukaza ukaba mwarimu ukigisha. Buri muntu wese uzajya ufata bika akandika ibyo wanditse, nawe akaba umuhanga akigisha abandi, nawe uzaba winjiye muri urwo rugendo. Sinzira mu byumva. Soza rero, mu bumenyi bwose twebwe twitwa ko dushaka, ubwa mbere twemeranyijwe ko ari ubuhe? Ni ubumenyi budufasha gusobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni tawhid. Icya kabiri ni ubumenyi budufasha kubahiriza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mategeko ari mu bintu bingahe? Bibiri. Amategeko ategeka gukora n'amategeko abuza gukora. Ibi iyo tumaze kubifata tuza mu bumenyi rusange. Urugero, umwe muri mwebwe ashobora kuba umuhinzi mworozi, ukajya guhugurwa mu buhinzi n'ubworozi, wamara kubihugurwamo ukaza ukabikora. Erega buriya uhinze ipapayi nkarirya nkabyibuha, nawe ubona isawabu, sibyo? Yego, kubera ko wakoze igikorwa cyawe ugikora neza. Ikindi, intumwa y'Imana iduhamagarira gukora, kandi gukora umurimo mwiza n'utunganyijwe, ukora ukawutunganya. Niba wagiye guhinga, tunganya ubuhinzi. Niba urimo worora, niba uri n'umutayeri, uramenye ntuzanusura ibitambaro by'abandi. Ubwo bumenyi nabwo babukeneye. Uyarambara ate?
naringeze rero kuvuga ngo muri bwa bumenyi twavugaga harimo kumenya ya mategeko adutegeka gukora no kumenya ya mategeko atubuza. Kubera iki atubuza? no kugira ngo tutagwa mu bizira kandi tubizi. Ngana ku musozo rero nababwiraga ngo ese umuntu ubundi udafite ubumenyi ahura n'ikihe gihombo? Igihombo cya mbere agira no kuba atabasha kuzagera muri rya juru Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ati man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Iyi hadisi ubwo deja we ntibikimureba kubera ko adashaka iki? Adashaka ubumenyi. Icya kabiri, imibereho y'abahahuzagurika. Buriya nubwo twiga kuremarema ibitekerezo no kwiremamo ubushobozi. Iyo utize rero kwiremamo ubushobozi biranga. None se shehe kutubwira gutya kandi abantu bamwe batwa ngo nabakire batarize. Bashobora kuba batarize mu mashuri ariko barayigishijwe n'isi. Buriya hari ukwigira mu ishuri, hari no kwigishwa n'isi. Ariko ikizabikwereka nuko birangira ko yigishijwe n'isi gusa, adafite ubumenyi rusange. We wize kontabilite ugahita ujya kumufasha, iyo yanakubuza ubuzima bwe burahagarara. Ibyo bimwe. Ikindi nanone, iyo umuntu adafite ubumenyi ahora mu bikorwa bizira cyangwa akahora ahimbahimba ibintu ari byo twita bid'a. Ahora muri bid'a kubera ko ibyo akora we yabonye wa mugani ntazi ko kwikwiza ari byo. We yaje yambarira nka Rihana aho ngaho twa mustikeri, cyangwa yiyambariye nk'aba bandi tubona bambaye mu majoro wakabyambara ku manywa. Kubera iki? Ariko buriya ubumenyi bw'umuntu bumwubakamo kubanza kugira isoni. Buriya ntiwagira ubumenyi udafite isoni. Al-haya'u min al-iman. Ubumenyi bwose wagira butaguganisha kugira isoni no kuba umuntu utunganye, ubwo bumenyi buhari ntabwo. Reka nsoreza aha rero mbashimira mukuri uyu mwanya, ariko nongera kubabwira ngo mwebwe muri uyu muyoboro wo gushaka ubumenyi muwuhagarareho. Muzawushobozwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, muzawushobozwa no gutinya Imana no kuyubaha. Muzanawushobozwa n'ubusabe bwiza bw'ababyeyi. Sinzi n'ibyo mujya mubimenya. Uri uvuye mu rugo wiga muri interina ukagenda umubyeyi yakunje isura, ndakurahiye uzanye biroti ya mbere, shawa buri gitangaza. Biragoye. Kubera iki? Uyu umubyeyi akurakariye, aho ugenda hose ubugendana umuvumo. Intambwe utera intambwe y'umuvumo. Ugenda urukivume, ugaruka uri ikindi kugeza usabye imbabazi. Mwirinde rero mwe muracyari bato kuba mwagirirwa uburakari n'ababyeyi banyu. Kubera ko imibereho yacu nk'abantu twese yubakiwe kuki kumpuhwe tugirirwa n'ababyeyi bacu. Kubera ko ari itegeko Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse kubaha ababyeyi. Reka nsoreza aha rero mpe umuhuza wa gahunda mikro. Allahu fikuna wa jazakumullahu khairan.